Ese turacyakundana? Muracyakunda? Yesu ashimwe cyane. Ya, ndanezerewe ko ibyo nabasezeranyije Imana yabisohoje. He's very happy to see what he promised to the church is already done. Nabasezeranyije ko nzabazanira abashyitsi. He promised the church to bring the visitors here. Kandi abashyitsi b'umugisha. Great visitors. Mbese mwababonye? Dufite umwanya mukeya kubera ko hari indi torero naryo ritegereje ryo muri Huye ahitwa Kigogo. Twagize umugisha wo kubona abashyitsi beza. Hanyuma nanga ko itorero rimwe irihererana. Shaka ko mwese mubasaranga. Mbese nagize neza? Hari aho twageze haba ijoro ariko barihangana baragutegereza. Turabanza tugasura ubuyobozi bwite bwa leta kubera ko bwemeye kutwakira no gukorera Imana mu bwacu bwabo. Hanyuma tugahita twikanka tukajya kureba abana bacu. None rero nabazaniye abashyitsi. Those are the church members from the church where he showed us where they ariko bavuye baza kubakira. Aba ni ababashije kubona uko baza hano. Ubwo ni intumwa zizajyana ubutumwa ko babakiriye. Mbese abavuye muri Amerika na Kenya mwamfasha tukakira abantu bavuye kure cyane. Imana ibahike umugisha. Twagiye kuyira barahari. Sisi yaraguyira murahari. Bimwe kabiri gatatu. Haleluya! Haleluya! Muhagarare gatoya. Uriya niwe pasiteri wabo. Yitwa Moses Karemera. Uriya niwe bakorana muri muri.
impano bateguriye iyi mwarimu wabo bafite igihe hino. Church from Survey, they are the one who organized this gift. It's a catechist work with them, so they are coming together to give. Okay, You can receive a gift. is it for all? It's for all of you. Arakoze. Ari n'umukristo nawe yifuje gutanga impano. That's their gift. Ari impano ya Bishop wayitambutse kugeza hano. That's a gift for Bishop. Marita yafata impano y'umudamu wa Bishop nakayimugezaho. Marita, please bring a gift for Bishop's wife, and then you can give it to her. Thank you, Marita, as you come forward. Shaka muze kuzifungura nta kibazo. Egere. Noneho hari impano y'umushumba waturutse muri USA. There is a gift for a pastor from USA. Nawe bayimuzanira. Please bring it forward. Ihutishe tugira ngo Safiri gifate impano yizanire.